Mwiriwe neza abandi muraho abo tudaherukanye. Ndagira ngo mfate uyu mwanya nongere baganirize cyangwa se mbibutse imirimo Imana iba yaragiye ikorera umuntu mu buzima bwe guhera igihe asamwa, akavuka, agakura. Imirimo itangaje, kuva ubundi umuntu akwiye gutekereza yuko hari ibintu byinshi byagiye biba, ibyo tumenya n'ibyo bikeya, ariko buriya kugira ngo umuntu mubone, kugira ngo ubone umuntu yuzuye, yujuje ingingo, abasha kugenda, abasha gutambuka, akabasha kuvuga, akabasha gukora, haba harabaye ibintu byinshi. Rero uyu ni umwanya wundi tubonye, tugize umugisha wo kubona umunsi wa kane, kuva natangira gutanga ibiganiro nk'ibi bihereranye n'ubuzima bw'umuntu, uko Imana yagiye ibigiramo uruhare kugira ngo abashe kuba ariho, kugira ngo abashe kugira icyo ashobora cyangwa abashe kugira icyo ageraho, abashe kuba afite umubiri muzima cyangwa se abasha kugera ku ntego z'ubuzima. Ni imirimo Imana yagiye ikora kandi nibyo twaje twiyemeje kuganira cyane muri uyu mwaka, uhereye ngira ngo ku cyumweru ku itariki ya 18 z'uku kwezi kwa munani. Rero nta kintu na gito twakora tutabwiye Imana, niko Yesu yavuze ngo ndega nta kintu mubasha gukora mutamfite. Reka rero dusenge ubundi tubone kuganira, dukomeze ikiganiro cyacu. Imana turagushimiye ko ari we Mana utubashisha, udushoboza byose. Uyu mwanya tugiye kuganira n'ubundi dushoboze, utubashishe hamwe natwe, kandi unyobore mu byo mvuga, abumva nabo ndetse n'abareba ubashishe kugira ngo tubashire twese, kugira ngo tubashe gukora nk'uko ushaka, kandi bigire umumaro buri wese, yaba ari ubibona ubu, yaba uzabibona ikindi gihe, twese dukomeze kubakwa n'Imana mu izina rya Yesu, amen. Ni Vincent Nkundimana, nongeye kubakira kuri Huguka Official, kandi ndabashimira Imana iturinda, iduha kubaho, iduha kuba tukiri bazima, iduha kuba twarakuze. Buriya hari umuntu uvuga ati ubundi se kubaho bimariye iki? Ntamuvuga ngo kubaho ntacyo bimariye, kuba yarakuze akaba ariko atabona ibimuhagije cyangwa se ibyo yumva yifuza. Ntabwo n'ubundi umuntu ashobora kubona ibintu byose yifuza cyangwa ibintu byose ashaka, ariko kubaho ni ingenzi kuko wowe ubwawe uri ingenzi ku isi, uri ingenzi kuri mugenzi wawe, uri ingenzi kuba isi igufite ubwabyo, ni umugisha. Ntabwo umuntu yagenda avuga ngo ntacyo amaze, kuko aba afite icyo amariye nibo babizi. Kuba byonyine, nigeze gutanga ikiganiro babwiye yuko umuntu ari uwundi, cyangwa se kuba hariho undi, buriya bituma n'undi abaho cyangwa se amererwa neza. N'ijwi rye no kumva presence physique y'umuhumeko ye ubwabyo bituma yumva afite umutekano cyangwa ashyigikiwe, kuko afite abantu cyangwa umuntu hafi ye. Rero uri uw'ingenzi, uri uw'agaciro, ntukigire nabi, ntukivovote, akenshi usanga ibigeragezo n'ingorane duhura nazo ku isi arizo zituma abantu bacika intege, bakumva ko ntacyo bamaze no kubaho ntacyo bimaze, ariko uri uw'ingenzi, urakenewe. Umwana aragukeneye, umukuru aragukeneye, isi iragukeneye, abaturanyi baragukeneye. Nawe ubwawe uri umuntu ukwiye kwiyubaha, kandi buri gihe ugahora utekereza yuko burya utariho gutyo gusa, utariho nk'umuntu urangiza umuhango wo kubaho, ahubwo urakenewe cyane. Rero uyu munsi nagize ngo ntabwo ndi bufate umwanya munini, ariko nagize ngo mbabwire yuko buriya turiho kubw'igitangaza. Turiho mu bitangaza, ariko twabayeho kubw'ibitangaza. Reka mbabwire yuko buriya twebwe tubaho, nkuko nahoze mvuga ku munsi w'ejo, ntabwo twabayeho gutyo gusa. Hari abantu bavutse barapfa, hari abantu wa mwaka twavuze umuntu kuva wavuka kugera umaze umwaka, hari abantu bagiye bawupfiramo, rwose umuntu akavuka yari normal, ubona nta kibazo, ejo ngo yapfuye, ngo yishwe n'umusonga, ngo yishwe n'ibiki, cyangwa se ngo bamuhumanije, cyangwa murabizi mu Rwanda hari naho tugera nyine twuba tuti yaba yanahumanijwe cyangwa yabagize ati. Ariko reka mbabwire yuko buriya natwe nta bwirinzi budasanzwe, ndongera kubisubiramo, twashyizeho budasanzwe cyane kurusha abandi. Hari abicwa n'umuriro, hari abagenda ugasanga yahuye n'ibibazo bitandukanye, hari abagwa mu mazi, hari abarya ibibahumanya bakiri bato, ni ibintu byinshi cyane. Ariko reka mpere
niba mvuga ngo ndahera kuri umwaka umwe kuzamura, yenda nzabidetaye ejo, ariko munyemerere mbabwire iki kintu. Buriya kuva umwana twaravugaga ku munsi w'ejo yuko hari igihe agera agatangira kwiyegura umutwe, agatangira wamuryamika ugasanga yatangiye kwinyeganyeza, yibirinduye, yavuye aha yagiye aha, ariko reka nitangeho urugero mbabwire ukuntu Imana iturinda mu busabusa. Yewe mu gihe nari nkiri mutoya, ndabyibuka yuko hari igihe nahuye n'impanuka nyinshi. Hari ibyo bakubwira ababyeyi, hari ubuzima waciyemo bakwibutsa, hari ibigeragezo wahuye nabyo ukiri gatoya, bya bindi twavugaga by'indwara zitandukanye, hari ibintu byinshi, hari ibirwara ngo za kokorishe, harimo sinzi ibyitwa ngo niba ari akaniga, harimo iseru yarwaje abantu cyane, hari n'abo yahitanye. Murabyibuka yuko abantu ba kera bo hambere hari n'aho twageragaho bakaduha amahenehene. Amahenehene ni amata y'intoza y'ihene, burya ngo akiza bwaki, akiza uturwara tudasobanutse, burya ngo aririshe cyane. Cyakora njye ntayo nanyweye, ariko hari abana nabonye batoya bagiye bayaha kugira ngo babashe kubaho. Ariko nababwiye yuko twagiye abantu bo mu gihe cyo hambere twarwaraga ibintu byitwa iseru. Iseru ab'iki gihe ntabwo bayizi ko leta y'u Rwanda yagiye yongera ubushobozi cyane mu buganga, mu buvuzi, ariko twahuye n'iseru pe! Twarapfuye turapfurikwa niko babyita. Ni Imana yadukijije, ni Imana kuba turiho si uko abandi batapfuye, si uko batangijwe nayo. Hari n'ibisenzegeri abantu yakubise igeza kure, ariko hariho abandi barapfuye, abandi ntibanagitekerezwa. Ibyo ni imbaraga z'Imana. Ariko kamabwire ko ibyo ubwanjye mu bintu nibuka nuko nkiri muto, kwa kundi utangiye kuvuga, kwa kundi urimo wiga kuvuga utaranavuga neza, niho numva narigeze kubivuga ikindi gihe, ariko ni byiza ko mbivuga n'ubu. Ni uko hari igihe byibuka Mansenge yigeze kuza, ugasanga meze nabi, ntagagaye, meze nabi, ntago norohewe. Mama yari yarajyanye umwana mukuru, ngira ngo mukuru wanjye wandushagaho imyaka 3, yamujyanye mu bitaro CHUB, ajya kumuvuza. Nawe yari amerewe nabi, bavuga ko yarwaye iseru, ariko sinzi n'ibindi yari yararwaye. Amakuru nayo bampa ntago bisobanukiwe cyane, ariko ndabyibuka yuko Masenge yaje yirukanka, arakubise igitenge, hari igitenge niba ari icyo byabagaho harya cyane amakanga, agakubita umuntu mu mugongo, aranjyanye. Nari nkiri muto cyane, kwa kuno umwana nyine abavuga amagambo ariko ataranamenya no kuvuga neza, gucishiriza. Abaranjyanye nawe CHUB, mama ngo abibone biramuyobera, umwana yari ariho nawe amerewe nabi, akamuta akaza arira, bose bagendeye rimwe, imfura n'ubuheta. Kwa muganga hose barahurura, abarwayi, baganga, biki. Ariko ikintu gikomeye ni uko umudogiteri witwa Kamanzi nawe yaje kwigendera mu myaka ishize. Yakoze ikintu gikomeye, yabonye umugore arimo ararira, induru zabaye ku bitaro, bati umubyeyi upfushije abana 2 icyarimwe. Murumva nawe kugira ngo abantu bose bahurure, eta nari ndimo, yari eta mbi, nendaga nko gupfa, cyangwa se kwa kundi nyine umuntu anaga ijosi, bijya ngo ni ukunaga ijosi utera hirya iriya ugarura. Ntabwo rwose byari ibintu biri normal, ntabwo byari ibintu byo kwihangana. Nubwo rero Dr Kamanzi yahahingutse ati mumpereze uwo mwana, abaranjyanye arafungirana muri office ye. Mama asigara ngo arira hirya iyo ngiyo. Masenye niwe wampamagaye amakuru, nawe yicaye aho ngaho byamuyobeye, ariko ngira ngo yaraje asanga na muzehe ntabwo yari ahari, ntabwo sinzi ahantu yari yagiye, sinzi aho yakoreraga muri icyo gihe, ntabwo mpazi nako, ariko ntiyari mu rugo. Mama nawe urumva ntiyari ahari, kandi urumva ni nkanjye mwana mukuru wari usigaye mu rugo, undi yaragiye kwa muganga. Ariko reka mbabwize ukuri, Kamanzi sinzi hagati yampaye
hanyuma bakampaye nyuma y'igihe kitari kinini ngarura ubuyanja ngarukamo ahubwo papa waje kutureba muri uwo mugoroba nibwo navuze ngo ndatahana na papa. Ndatahana na papa ariko ntibanyemereye ntaha, ngira ngo naraharaye bandayeho, ariko nagaruye akajisho, ariko mukuru wanjye yari ameze nabi cyane. Masenge yaje kugenda yagombaga hari mu nka twari dufite hari yakamwaga na masenge, niwe yakundaga, abandi yabateraga imigeri hapi yarabangaga simbizi sinzi niba inka zigira abo zitoranya, hari uwo yishimira cyane bitewe nuko ayifata. Nyuma we masenge ntiyaraye aho, yagiye ajya gukama n'inka ko yari yasaze rwose, amata yayimereye nabi cyane, nuko we yatahanye na papa, ariko njye ndaye aho. Nyuma baje kunanjyana bukeye, ubwo nakize ibintu bitangaje, umuntu wagiye ari mu ipfa akaza gukira kubw'imbabazi z'Imana. Ariko nababwira yuko mukuru wanjye ntabwo yavuye mu bitaro, nigeze kubivuga ikindi gihe, yaguyemo. Mutekereza abana babiri bakurikiranye b'abahungu bari kuba bapfiriye rimwe, ariko nabayeho. Ngira ngo na murumuna wanjye yankurikiraga, namurushaga imyaka 3 nanjye, nawe yaje kurwara ibintu bidasobanutse nk'ibyo byose simbizi, yarakiri muto, akana k'imyaka ngira ngo 2 nawe yaje gupfa, arapfa, nawe yari umuhungu. Ariko mu bintu bikomeye, niba abantu bariho bajye baha agaciro kubaho kwabo kandi bagirire umumaro abandi, kuko twese turi ab'ingenzi, turi abantu bagirira umumaro, twaremeye gufashanya no kubakana. Ndatekereza ko iyo nza gupfa kuri iyo myaka, ngira ngo si 2 gutyo ntabwo muba mumbona, nta n'icyo sosiyete ibinziho, ariko kubaho kwanjye, kuba ndiho ni ibitangaza. Ubwo rero ntabwo nabura gushimira Imana. Nyuma ni inshuro zingahe twahubutse, kera abantu bararaga ku rutara, ibi bintu by'ibitanda, ibintu by'ibisirimu byaje ejo bundi rwose, ariko twararaga ku rutara, abantu bararaga ku rutara bakasasa ibintu bya feke. Materasi zaje ryari? Si ejo bundi, mbyita ejo bundi. Ngo nawe umusore none ndashaje, imyaka imaze kuba myinshi, imaze kwigirayo, ariko abantu bacaga urukangaga bagasasa, bagashyiraho imisambi, byaravuga ngo ni umuce, ariko yari imisambi, bagakubitaho ibiki, ugahubuka. Ndibuka njya sinibuka igihe nari maze, ariko nagiye kwa nyogokuru ubyara papa, ndyamika ku rutara, ntangije kurya umwana, niba ataregama ku buriri aba ashikagurika agenda, ndahubuka rwose nikubita hasi, kandi rwabaga ari rurerure, nikubita hasi, ariko ntabwo namugaye, ingingo zanjye zose ni nzima. Ibyo byose ni imirimo y'Imana irinda umwana mu gihe atashobora kwikorera controle, igihe ababyeyi badahari, igihe buriya Imana niyo iturera, Imana irera abantu bayo, Imana ntigombera ngo kanaka arahari, ngo kanaka arahari, ifite ukuntu ibigenza. Hari amakorasi bajya bavuga ngo ufite ukuntu bigenza, ngo sinzi ukuntu bigenza, ngo ariko ufite ukuntu bigenza bikemera. Rero buri wese mu buzima bwe, mu myitwarire ye, uko uri kose, uko ugenda, umuntu rwose ufatika, ukeye, wuzuye, urashoboye kandi urabashije rwose, ujye wibuka yuko burya hari Imana yatumye umera gutyo, ni Imana yakugejeje aho ngaho, iyo ubishaka niba ari kurenga umutaro. Ariko nanone ibi bikwiye kudufasha kugira ngo tubeho twumva dufitiye umumaro n'abandi, na sosiyete, abantu batubonemo nk'abantu b'umumaro, abantu Imana yakujije kugira ngo bagire isi nziza. Njye ndeba abantu bashwana, njye numva abantu batukana, njye ndeba abantu batabyumva kimwe, ukabona umuntu afashe undi agiye gukubita, ngo baricana, abandi ugasanga abantu barazirikana yuko burya umuntu arahenze cyane, umuntu yaturutse kure, umuntu yarubakitse, umuntu yashowemo byinshi n'Imana, umuntu yarinzwe byinshi, wowe ugafata umuntu nk'umuntu w'imfabusa, umuntu utagize icyo amara. No, reka duhe agaciro umuntu kandi tuzirikane imirimo y'Imana yatugiriye. Inshuti zanjye rero, uyu munsi ntabwo nkora ikiganiro kirekire,
ariko reka mubwire ngo niba ubu ngubu umuntu wese abasha kunkurikira, nakore ku buryo ajya yiyibutsa yuko burya kubaho ariho kubw'abandi, ariho kubwo kugira ngo agirire umumaro abandi, ariho kugira ngo ashimire Imana yamurinze, ariho kugira ngo ashimire Imana yamukujije, ariho kugira ngo ashimire Imana yatumye yamurutishije abandi, akaba kuri aka kanya abasha kuba ariho kandi ariho neza. Kubaho neza ntabwo ari ukuvuga ngo ufite ibintu byinshi, no. Ashobora guhumeka, ashobora kwitsamura bigakunda, ashobora kujya hari n'abandi bagira ibibazo ugasanga umuntu ntanahaye agaciro n'imirimo Imana yakoze. Hari abantu usanga mu by'ukuri mu buzima bwe atazi yuko burya no kuba babasha kujya kuri tuwarete ari imirimo y'Imana, kuba babasha gukorora bikaza agacira ntabyumve nk'imirimo y'Imana, kuba babasha guhumeka n'ibihaha bye byumve ko ari imirimo y'Imana, hatagiyemo za ogisijene zinahenze cyane, kuba babasha kuba arya byose, imboga yarya, inyama yarya, amazi aranywa, avoka ararya, utuntu twose ashobora gufata nta kibazo afite, ntutoranya bitewe n'ikibazo runaka cy'uburwayi, ariko ntarabasha kubicisha mu kanwa. Hari ibintu nagiye numva, nta muntu yaravutse ariko avuka na orifice vaginal, orifice excreta cyangwa se anus cyangwa mu kibuno, ugasanga aho ahaca imyanda ikomeye ntahari, bigasaba ko bajya ngo gutora. Nagiye nbyumva, nabyo ndabona, ariko ugasanga umuntu we aragenda, yaba ari petit besoin, yaba ari grand besoin, yaba ari iki byose arabikora nta zindi effort z'abaganga, nta zindi mbaraga zakoreshejwe. Buriya dukwiye guha agaciro uko turi. Uyu munsi naje kubabwira ngo uha agaciro uko uri, uha agaciro kuba uri, wumva uhaye agaciro kuba uriho, wumva uhaye agaciro kuba ukiri muzima, wumva uhaye agaciro kuba n'abantu baguha agaciro, wumva uhaye agaciro ko ingingo zawe zose ziteranye, wumva uhaye agaciro ko nubwo waba ufite urugingo rwagize ikibazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko uracyariho, uracyatekereza, uracyafite ubwonko buzima, ubiha agaciro. Rero nubwo twaciye muri byinshi, nubwo waciye mu ngorane zitandukanye, nubwo wagiye utambuka mu bintu bigoranye, muri cya gihe turacyari muri ya periyode y'ubwana, Imana yagiye ikubera amaso. Aho mama atabaye, Imana yambereye maso. Aho data atashoboye, Imana yambereye maso. Aho umuturanyi atabashije gukorera, Imana yari ihari. Ibyo byose nubizirikana, Imana iyihe icyubahiro kandi wishimire kubw'imirimo itangaza yakoze. Mwakoze rero, tuzasubira, ariko icyubahiro gikomeze gihabwa Imana. Uhora uzirikana yuko buriya kubaho kwacu ari ukugira ngo tugirire n'umumaro n'abandi, duhore tunatekereza Imana yatugiriye neza. Mwakoze, tuzasubira ejo, kandi buri gihe tujye twibuka rya jambo rivuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe iminsi mibi itaraza. Ubu uzaba uvuga ngo sinejejwe nabyo, bimubwiriza, ariko iminsi yose duhore twibuka umuremyi wacu. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge dusoze, hanyuma tuzasubire. Mana wakoze, turagushimiye ingorane z'ubuzima abantu bacamo guhera bakiri abana, kugenda uzibatambutse. Bamwe baravuga ngo na hirya ryarakeye, na cya gihe twabonaga tukiri bato cyangwa amakuru batubwira tutari tunazi, wabiducishijemo. None abantu bawe bariho kandi barakuze, mu ngorane z'ibidashoboka wagiye udutambutsa. Reka buri wese azirikane ibyo, kandi ibanga ry'ubuzima niwe urifite. Ukomeze uturinde, ukomeze utugire neza, kandi ukomeze guha umugisha buri wese uzirikana ko ari wowe umubesheje. Nutabizirikana nawe umubashije kubizirikana. Turagushimiye kuko ari wowe uduha amahoro, ayo twicayemo, ayo tugenderamo, ayo turyamiramo, ubuzima bwacu bwose turabigushimiye. Icyubahiro kibe cyawe, tugushimiye ku bwa byose, mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze, Imana ibahe umugisha, kandi dukomeze kuzirikana iyo neza y'Imana, mu izina rya Yesu, amen.